dusanga mu gitabo cy'itangiriro ibice 26, ndasoma mpereye ku murongo wa 12. Reka dusome 12. Haravuze ngo Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibiruta inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo abumukire agenda arushaho agezaho yabereye umukire cyane. Yari afite ibikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi. Atera Abafilisitiya ishyari, amariba yose abagaragu ba se bafukuye Aburahamu se akiriho. Abafilisitiya bari barasibishije ibitaka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka kuvuga uburyo Aburahamu amaze gupfa yapfuye, Imana yaramuhaye umugisha ku bintu byose. Umuhungu we Isaka haza gutera inzara mu gihugu, arasuhuka ajya mu Bafilisitiya. Umwana w'amasezerano wavuzweho n'Imana ko izamugirira neza, hano yari kumwe n'umugore we Rebeka. Kubera kuzerera, kubera inzara, yize kubeshya. Yagize umutima wo gutekereza kuvuga ngo ndashonje, ndapfuye. Abeshya ko umugore wari mushiki we, kuko umutima utari hamwe. Ariko kubera ko ijambo Imana yamuvuzeho ngo n'umwana w'umugisha ryamukurikiranye, igihe cyaje kugera Imana imuha umugisha. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo muri uwo mwaka ngo arabiba yeza ibirutaho inshuro 100. Ngo abumukira ngo kugeza ubwo yabereye umukire cyane. Aya magambo icyo ashatse kuvuga, umuntu wese agira igihe cye. Imana iguhaye isezerano ishyiraho n'igihe izarisohoreza. Dukunda kubwira abantu ngo hagati y'aho Imana ivugiye n'aho izasohoreza habamo urugendo rurerure. Urwo rugendo rusaba kwihangana, rusaba gusenga, rusaba kwizera, rusaba kugira umutima utegereza. Iyo utize guhuza ubuzima bwawe n'icyo Imana yavuganye nawe, ngo utegereze, wige gufata ubuzima bwawe buhuze n'ijambo ry'Imana, ugera aho ngaho ukagusari, ukananirwa. Kuko hari igitandukanye umuntu wavuganye n'Imana n'umuntu utaravuganye n'Imana. Hari igihe Satani agushyira ku munzani w'ibigeragezo, akakwereka abandi batasenze ko bafite ibyo wowe wasengeye imyaka myinshi kandi ntubibone. Ariko igishimishije nuko Imana kuvugana nawe ubwabyo ni umugisha. Umuntu wicaye afite ijambo yavuganye n'Imana aba abitse ubutunzi bukomeye cyane. Uyu nguyu hashobora gutera ibihe bikomeye, yakwibuka ko Imana yavuganye nawe agakomera mu mutima. Ariko umuntu utaravuganye n'Imana hari igihe agira umutima uhagaze. Bibiliya iravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri naho n'umutima wuba. Ariko umuntu wizera Imana wese ukameze azi ko ubutunzi bwe buri mu Mana, ni nayo mpamvu umutima we ukomeza ku Mana. Bibiliya iravuga muri Yesaya 26:3 ngo ugushikamishije umutima uzamurinda abe amahoro masa. Niki gishobora gutera umuntu gushikamisha umutima we ku Mana? Nuko azi ko Imana nibwo butunzi bwe, nibwo butunzi bwe, niwe mugisha we, nizo mbaraga ze, niko gakiza ke, nibyo byiringiro bye. Umuntu wizera Imana uko ibihe byakomera kose aba bizi yuko ijambo ry'Imana rizamutunga. Nta kindi kizagushakira inzira hatari inzira, nicyo wavuganye n'Imana. Nta kindi kizagukomeza, kizakubera ibyiringiro, kizaguhumuriza, nuko wavuganye n'Imana. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Kumenya Imana ntabwo ari ukwibeshya. Hari ubwo hazi ibihe byinshi bikwereka yuko kuvugana n'Imana ntacyo bimaze. Ariko umuntu uzi uburemere bwo kuvugana n'Imana aravuga ngo kubihe byakomera kose nzakomeza niringira Imana. Isaka yageze igihe kimwibutsa yuko yakuze Isa amubwira ati uri umwana w'isezerano, uzakomera, uzaba umuntu udasanzwe. Ariko ahura n'ibihe bikomeye, agera ubwo ashaka kwihakana umugore, aravuga ngo uyu ni mushiki wanjye, kuko ngo hari hateye inzara. Gutunga ijambo ry'Imana ibikuraho guhura n'ibigeragezo. Hari ikitwibutsa ko natwe turi abantu, hari ikitwibutsa ko tukiri mu rugendo. Ariko ndashaka kubabwira ko uko ibihe byakomera kose dufite ijambo ryavuzwe n'Imana. Hari ihumure ridasanzwe. Iryo humure ujye urikura mu cyo wavuganye n'Imana, kuko ubuhamya bw'umuntu burimo imbaraga.
igihe cyose utazajya usubiza amaso inyuma ngo usure amateka yawe, Satani azajya kuriganya akubwire yuko Imana nta kimaze mu buzima bwawe. Hari igikombe cyo gucishwa bugufi abantu banyuramo kikakwibagiza ko bigeze kuvugana n'Imana. Hari igikombe kikwibutsa umuhamagaro, kikwibagiza umuhamagaro wawe. Hari igikombe kikwibutsa karande yawe. Hari igikombe kigushyira ku munzani. Ariko iyo ufite ibyiringiro, iyo ufite ihumure uhawe n'Imana, ndagira mbibutse ko Imana itaduhumuriza kuko tuguwe neza gusa. Ihumure Daniel yageze ni mu rwobo rw'intare, iri humure na Kristo yarigize mu miraba hagati. Ariko abigishwa bari bahagaritse umutima kuko batari bahumurijwe, batari bazi uwo bari kumwe nabo. Mu gihe cy'amakuba akomeye, mu gihe cy'umuraba ukomeye, ujye usubiza amaso inyuma wibuke ngo ndi kumwe nande. Ese abantu bizera Imana n'abatizera Imana batandukaniye hehe? Iyo uvuganye n'Imana ufite ubutunzi bukomeye. Umuntu utaravuganye n'Imana ntago bitangaje ko ashobora guhagarika umutima. Niki kiguhagaritse umutima nubwo ibihe bikugoye? Bujya bwira ari ku manywa, kananirwa gutandukanya ijoro n'amanywa. Ariko ndagira ngo mbabwire ko umucyo wacu ari Kristo. Ntabwo yigeze adusezeranya ko tuzahorana ibibazo. Muri Yesaya 43 yaravuze ngo nuca mu mazi menshi nzaba ndi kumwe nawe. Aravuga ngo mu muriro nabwo ntuzashya. Ariko ntiyavuze ko utazawukandagiramo. Umuntu ajya akandagira mu muriro, icyo Imana ikora gusa ni ukumurinda gushya. Saduraka, Meshaki na Abedenego baravuze ngo Imana ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza tuzapfa twiringiye. Bari bafite ibyiringiro, babwira ngo twebwe dufite ibyiringiro. Yobu yaravuze ngo henga mpimirwe ku minzani ireshya, ngizi nzira nyuramo ngo nimara kungerageza ngo nzavamo meze nk'izahabu itunganyijwe karindwi mu ruganda. Igihe uri guca mu ruganda rwo kubabazwa, Imana ubwayo ijya ibikora. Hari ubwo Imana ishaje kukagira ngo nihari, ariko irahari. Bibiri avuga ngo uwo mwaka, yavuze umwaka wari ngo yeza ibirutaho inshuro 100, ngabo umukire ngo kugeza ubwo yabereye umukire cyane. Bibiri avuga ngo atera Abafilisitiya ishyari. Hari igihe kigera Imana ikaguha umugisha utera abantu ishyari, ariko ibi bisaba gutegereza Imana. Kuko iyo udategereje Imana, Imana isanga warapfuye. Iyo udategereje Imana, wowe ubwawe uriyahura. Iyo ututse Imana mu gihe cyo gutegereza Imana, abadayimoni barakubona. Hari umwuka ugusohoraho wavuganiye n'Imana, ni ukudategereza Imana. Kandi abategereza Imana, Bibiri avuga ngo bazasubizwamo inirigishya. Dawidi yanditse muri Zaburi 27:13 haravuga ngo mba nararabye iyo nizera ko nzareba kugira neza ku Uwiteka ngo mu isi yababaho. Tegereza Uwiteka. Aravuga ngo 14 ngo tegereza Uwiteka, komera umutima wawe ngo ujye utegereza Uwiteka kubera icyo urambiwe. Uyu mugabo yari afite ubukene butuma atagira amazi, nta mazi, nta byo kurya, ngo uw'umugore barazerera bafite amasezerano. Umuntu ajya agenda na agenda yuzuyemo amasezerano, ibihe byakomera agasubira inyuma akavuga ngo ibi nabyo Imana yarabivuze, ibi nabyo Imana yarabivuze. Satani akakwigisha ko nta nzira ibaho Imana izanyuzamo ngo isohoze ibyo ngibyo. Ariko ndagira nkubwire ko hari ihumure. Turi kuvuga ku ihumure. Nta muntu uhumurika rega mu gihe cyo gutabara. Umuntu ahumurizwa mu gihe kitari cyo gutabara. Yeremiya yaravuze mu maganya ye mu bice 3 avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo naho yababaza umuntu ngo izamugirira ibambi. Bibaho ko umuntu ajya agira mu bihe bikomeye cyane. Hari igihe Satani akwibutsa imyaka yawe, hari igihe Satani akwibutsa ubupfubyi bwawe, hari igihe Satani akwibutsa umuruho wawe w'urushako. Hari igihe umwanzi akubyutsa mu gicuku akakubwira ngo uhuriye he n'abandi bagore, akakwereka abandi ko babayeho neza bose, nyamara bose bafite umusaraba wabo, bafite intambara zabo. Hari agatekerezo kamwe nigeze gusoma ngo umuntu umwe yagenanaga umusaraba akajya abona Imana yaramurenganyije, abandi bose yarabagiriye neza. Igihe kimwe ngaza kugira umugisha ahura n'Imana, ngarayibaza ngo kuki wampaye umusaraba uremereye abandi ukabaha uworoshye. Ngo Imana iramubwira ngo kuko urukundo ngukunda imwambura umusaraba, ngo n'abandi bantu bose bo mu isi bambura imisaraba yabo, ngo iragenda yihuriza mu cyumba kimwe, iramubwira ngo ngaho wowe genda wihitiremo uwo bana bashobora kwikorera. Ngarazenguruka amara umwanya munini azenguruka, ngaza kugwa ku musaraba muto yibwiraga ko yashobora kwikorera, awushyira ku rutugu. Ngo Imana iramubaza ngo mbese uzi ibimenyetso by'umusaraba usanzwe ugendana? Aravuga ngo ndabizi. Ngarebye asanga ni wa wundi asanzwe agendana. Hari igihe ucira abantu urubanza ukavuga ngo ngewe mfite intambara, abandi ntazo bafite, kuko wabonye bicaye mu modoka,
kuko wabonye bicaye mu rugo bagutanze gushaka, kuko wabonye bafite akazi. Ariko burya umuntu wese aba afite ibigeragezo bye. Nta rugero rubaho umuntu atageragezwaho mu isi. Bibiliya ivuga ngo turi mu isi, niko Yobu yanditse mu bice 7 umurongo wa mbere, ngo dufashe igihe mu ntambara. Icyo gihe cyose umuntu aba ari mu ntambara, ariko intambara zacu ntabwo zisa, kuko intambara zawe zidasa n'iz'abandi. Niyo mpamvu Satani akuganiriza akakubwira yuko abandi bameze neza, baguwe neza, ariko wowe ukaba uri mu ntambara. Reka nkubwire, abantu bari mu ntambara benshi. Umutima uhumuritse muri ibyo yavuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, nuko yamenye ko Yesu amukunda. Hari ibyo ugomba kwibwira muri wowe bigutera gukomera, nubwo iminsi ikomeye, nubwo iminsi ari mibi, nubwo wumva uguwe nabi, nubwo wumva umutima uguhagazemo. Igihe kirageze ngo ubwire umutima wawe ngo umutima wanjye w'impagararamo, umujyanama wanjye ntiyapfuye. Guceceka ko ntibivuze ko adahari. Imana igiceceka. Hari umuntu wavuze ngo Imana igira ingeso yo gutinda, kandi Satani nawe akagira ingeso yo kwihangana. Umutsinda uyu munsi ejo akongera uvuga ati ko nanihanganye umwaka ushize, uyu munsi bigenze biti. Ariko urasabwa gukomeza kwihangana. Iyo wihanganye uzaba intwari. Iyo utihanganye, Satani niyo utabawe arakumwaza. Ngo nubwo utabawe ariko wibuke ko watutse Imana. Satani agahora kwibutsa ko watutse Imana cyagiye urutegereje. Ariko ijambo rivuze ngo Isaka muri uwo mwaka arabiba. Kubiba bisobanuye iki? Yakomeje gusenga, yakomeje kwizera, yakomeje gutegereza. Mu gihe gikwiriye iyo mbuto yiramera. Hari igihe ubiba amasengesho ntamere ukarumbya. Hari igihe ubiba kwihangana ntibimbere bikarumba. Hari igihe uba mu buzima bwo gutegereza. Hari igihe uba mu buzima bwo gukunda abantu ukanabikundisha ariko ntibimere, yagira ugukunda. Hari igihe uba mu buzima bwo gusura abantu bakakubona nk'umusazi. Hari igihe uba mu buzima bwo kugira inshuti zikagufata nk'umusazi. Ariko ikomeze ku Mana, iringira Imana, turiza Uwiteka, ikomeze ku Mana. Uwiteka ni igihome cyawe. Dawidi ari mu ntambara ajya avuga ngo Uwiteka niwe mugera wanjye sinzakena. Bwira umutima wawe ko urimo gutegereza Imana, kandi niba uri gutegereza Imana uri gukora ikintu cyanyacyo. Ariko uku gusubira inyuma, uku kwirwanirira, urimo urapfa utaratangira kubaho. Uri guhura n'amakuba. Satani ari kukwibutsa yuko ntacyo umaze. Umwanzi akwibutsa ko ubundi igihe wasengeye, igihe wategerereje. Hari n'ubwo rero guhura n'abantu bavuga ati ariko se buriya gusenga wagerageje ukajya no mu bapfumu, ese wakwirwaniriye. Hari abantu bajya batwandikira ngo tubasengera akavuga ati nubwo nkora ibyaha ariko mbikora kuko ndi mu bukene. Ariko ntabwo abakene bose bakora ibyaha nk'ibyo ukora. Yobu yaravuze ngo naho yanyica napfa nyiringiye. Uyikomeze ku Mana, sinjye muri byinshi, ariko ijambo ry'Imana n'imbuto itabora. Iri jambo rimanukiye wowe utureba muri iki kiganiro. Imana ije kuguhumuriza.